Inzara navuye iwacu ndya zari ranyishe Sheri Karame uko bimeze bite ariko se madam uzajya ubyuka wicaye gusa nukuvuga ko nakazi ugira wakora nuko kwiguma amagara gusa uburi kumbaza iki nawe wanshatse ndi umukozi cyangwa nshatse ndi umugore wawe siko wawe iwacu ndya neza none ubu nsigaye ndya nabi bwakenda kunyica ahubwo ndanashonje uvuze ngo mva rero madamu twumvikana ntabwo uzajya ujya wicaye hano njye ntabwo waje hano ngo ngutunge ngo abakobwa babaye benshi njye nakwirukana ngashaka undi mugore menya ko abakobwa mu gihugu ari benshi cyane ese ubwo urumva ndi umukobwa ndi wakwemera umugabo nkawe w'imbwa utagira amafaranga mu gihe uzajya nitwaza amabuye mu mufuka kugira ngo umuyaga wo kumuha ngo siko we nta n'ikintu umariye ndi kwahera nk'imakasi kata indabo aho ngaho uri umugabo uri imbwa ahubwo igenda mu zindi iri si ishyano ry'umugore di njyewe waraje ngutunga nta maboko ugira ariko ibi ni ibiki banyarwanda umva nakuvanye iwanyu urya ubona buri kimwe cyose rero ntabwo waza hano ngo ngutunge nanjye iwacu barantungaga madamu umenye yuko nta hangahe iruhande rwawe ntabwo ufite nabaho rero ugomba kuntunga nk'uko wanzanye yewe navuye iwacu ndya hari abahungu benshi twakundanaga beza baruta wowe none wowe niyo naje nkurikiye nsanga gusa ujya ngo nkura amafaranga nyakorera kuko utayampaye mva rero madamu shaka akazi ukora ibyo kwiga guteretse amabuno muri zino ntebe zishajije umva muri iki gihe ni ukwihangira umuntu ahubwo kamusige nigire mu kazi nihamagara abazi icyo gukora uriya ndabona atazi ibyo arimo oh no Salamu Musa. sha wapi tu Kubera iki se biri gupfira he man? sha naho ya n'uruva gusenya tu ntabwo uzi umugore nikuroreye Ka. Umugore se yakubereye icyorezo gute? Kari wowe wamwishakiye wamushatse utamurege. sha jya ubyihorera wa munyarwanda sha namuzanye nzi ko namushatse ariko ameze nk'uwanshatse tu Yamaye. Umugore ngo yarakwanye icyorezo ubundi ngiye nari nakubwiye kuri wa mugore ntabwo mwari gushobora wapi tayari na ubugufi tayari ugikara ubumvaga ubundi bwo yakwemera bihereye ubundi ushaka gushaka umugore w'igikara musandi nta muntu w'umuhungu uzamuzana hirari nubwo wasanga zitangiye gusenyuka ariko ndivuga nabikubwiye rwose ubundi se hari wigeresha ngo uze twijyanire mu rugwenda tuganire wenda urebe kwa twongenda wenda hari icyo wadufasha sha naho kabisa siko nta kintu ngiye gukora asanga n'ubundi dore ko tutari tunaherukanye hari ikintu mfitiye cyo kumbwira amana ntari kamuhamagare numve ko wa mugabo ataba nakiriyo da ushobora no gusanga yangegera ikiriyo kandi yambuza kwivuganira n'umugore
katayifata se wasanga atisubiyeho cya kigabo cyagarutse. Sheri uri hese ko ngeze inyuma y'urugi? ndi hano mu rugo. Nisha tebuka ndi inyuma y'urugi pe. Naje ngukingurire. Cya kigabo cyagiye humura. Ndaje. Sheri waje amakuru ni meza pe. Ni karibu Sheri. Nkukumbuye. Nanjye nuko. Minsi ari nyinshi. Kambe nkinzaho cya kigabo kitaza katuvungira. Yamusa n'ubundi umugabo yaharaye. Karibu Sheri, karibu umwana w'umutima mubi. Aha ni Sheri nkukumbuye no kukubona. Ese Sheri basi reka tukabanza tukajya mu nzu. Ibyo byadutinze. Kurira muri umupira hanashyushye. Shaka mweke munsi ibintu mufitiye ahubwo. Nari nkukumbuye. Nta kintu kinezeza nko kukubona. Nanjye nkwaye numva ibyishimo bizamutse. Syakoza pe. Uruhambure pe. Siko njye uruhamburika nikurikira. Uretse rimwe y'Imana nawe ubundi uzukurikira. Don, uriya mugabo njye nta kintu amariye. Wowe nkwaye numva ibyishimo byanjye bizamutse. Abo tuzigumanire. Byari byo. Uhereye umunsi ngiye kwa Kagatanya. Kuko mu byishimo birenze. Uko bimeze pe. Ahubwo dusubireyo. Oya, ndikumva naniwe. Tugende uraruhuka. Ndakuruhura mu maresiterese. Sheri tugende. Bifatira amajwi. Tazagira n'undi munsi sinabafasha amajwi. Mereza telefone yanjye sema. Suka abantu bapfa.